mu Rwanda urabona ko umuntu avuga ibitagenda bagashaka icyaha kubera ko mu Rwanda bafungwa bashaka gufunga ntago bafungwa warenze ku mategeko kuko iyo urenze ku mategeko ukayica nkana babireba bakigufiteho inyungu ntago bagufunga. Iyo tariki nibwo ninjiye Mageragere ariko nari imaze igihe kinini nshakishirizwa ibyaha ukurikije amategeko uretse ko amategeko mu Rwanda arahari meza ariko ameze nk'ibivaze biteretse. Bashatse kujya mu magereza ngo bazane abo muri gereza imfungwa ziravuga ati mu byo turi kuzira harimo no gusenya amazu ntiturabikira tujye kongera gushyiraho ibindi bahita bajya kuza ku ndege ni imvugo z'abafundi n'abayede bazana nyine abinyamirambo n'abakicukiro niho baje icyo gihe n'abapolisi n'abadaso tungenda impunzi mu gihugu mu gihe bahamagarira bazana impunzi z'ahandi kuzituza mu gihugu ngende impunzi mu gihugu imaze imyaka ine narabuze ubutabera. Kuki mushaka ko ibi mukora bitagaragara ahubwo mugashaka ko ibyiza mwakoze munabeshya bijya hagaragara. Igihugu kidafite ubutabera kiba kimeze nk'igihuru. Iryo jambo nararivuze n'ubu narisubiramo. Ushingira ku shingira ko buriya ubutabera kandi hari ababuhabwa bahe hano mu Rwanda uwakoze icyaha mu nyungu z'uwamutumye uwo ni intungane. Polisi baje bikamufuye bafite ingabo zo gukinga intuza bafite imbunda zirasa inani zirasa ibyuka iryana ndetse n'amakuru nari mfite nuko ngo hari abo bari bashyize imbunda y'umusada. Umwenegihugu Official TV, Umwenegihugu Official TV n'umuyoboro ukugezaho ibiganiro, ubusesenguzi, amakuru n'ibindi. Urifuza kuduha ikiganiro, kuduha amakuru cyangwa gukorerwa ubuvugizi, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 9 3 4 3 08 Umwenegihugu Official TV nuwanjye nuwawe nuwacu. Ikaze bakunzi b'Umwenegihugu Official TV, ibihe byiza aho muri hirya no hino ku isi mu ncenye zigize isi waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo aho uherereye udukurikira mu rurimi tuvugamo, reka twivurize ibihe byiza. Turagarutse rero mu kiganiro nkuko dukunda kubigarukaho, ibiganiro byacu unakagaruka. Niyo mpamvu tuje muri aka kanya imbere ya kamera murahabona Jean de Dieu ihora habona. Ngira ngo wenda ntimwarimo muherutse nanjye nuko niyo mpamvu tugiye kugirana ikiganiro. Uyu munsi twagize amahirwe yo kumubona, reka dutangire tumuha ikaze adusuhuza. Ikaze. Murakoze umunyamakuru w'Umwenegihugu Official TV. Mureze mutese amakuru y'iminsi? Turaho niba umuntu yabonera isura ntago mbizi. Yego. Yes, wari umaze igihe utagaragara, ngira ngo nkuko nari mbivuze abantu bari baguherutse ariko nanjye nuko uyu munsi twakuzanye ngo tubwire mu by'ukuri ahantu maze iminsi wari waragiye he, wari uhugiye mu biki? Murakoze. Nibyo koko maze igihe ntagaragara ariko ndatekereza ko mu Rwanda hari ikintu abantu bakwiye kumenyera. Mu gihe utari kubona umuntu ubundi hari ibintu bigera nko kuri bitatu ushobora gutekereza. Icya mbere ashobora kuba yaragiye mu mahanga. Yego. Icya kabiri ashobora kuba yarapfuye. Icya gatatu muri gereza. Kuko iyo urebye neza amagereza yo mu Rwanda aruzuye. Yego. Nanjye rero nari ndi muri gereza, sinapfuye sinagiye no mu mahanga ahubwo nari ndi muri gereza. Yego. Yes, urakoze cyane. None uragarutse, ngira ngo twigeze kuvuganaho mbere mu minsi myinshi ishize. Icyo gihe birumvikana ntabwo wari muri gereza, none wagiyemo uragarutse. Urugendo rwawe rwo kujya muri gereza rwagenze rute, byaje bite, wisanze mute? Buriya akabi gasekwa nk'akeza. Ubundi kudafungwa mu Rwanda nicyo kintu gitunguranye.
nta gufungwa n'ikintu mu Rwanda kidatunguranye. kubera icyo uvuga mu Rwanda gusa? Kuko mu Rwanda urabona ko umuntu avuga ibitagenda bagashaka icyaha, bakamushakira icyaha. Wa mugani uvuga ngo umugabo mbwaseka imbohe, ushatse kuvuga ko bikora mu Rwanda gusa? Ndavuga mu Rwanda kuko ntandi nigeze mba. Ibyo mvuga n'ibyo mu Rwanda, ntawe najya kuvuga ibyo Burundi ko sinigeze mpaba. Yego. Rero ngenda ndavuga ibyo mu Rwanda. Uwo mugani rero ni ukuri, ndetse 150%. Uti mu Rwanda umuntu avuga ibitagenda agafungwa, ni ukuvuga ko abantu bafunzwe kuri ubu ngubu bose ari abavuga ibigenda gusa? Abantu bafunzwe ntabwo ari abavuga ibigenda, ahubwo uwo nguwo uvuga ibitagenda. No, abadafunzwe. Abadafunzwe ko mu Rwanda se bafungwa bashaka gufunga, bafungwa bakoze icyaha. Kuko mu Rwanda habaye ko bafungwa bakoze icyaha abasenye abaturage ba Kangondo, bose bagakwiye kuba bari muri gereza kuko barenze ku mategeko. Ariko kubera ko mu Rwanda bafungwa bashaka gufunga, ntabwo bafungwa warenze ku mategeko, kuko iyo urenze ku mategeko ukayica nkana babireba bakigufiteho inyungu ntabwo bagufunga. Ariko iyo babona nta nyungu bagufiteho, niyo uvuze ibitagenda kandi birahari. Ni ukuvuga ngo niba mvuze ngo kuki ngewe umuturage wa Kangondo ndimo ndarengana, kandi kuko ndimo ndarengana, haba itegeko nshinga ririmo rirangizwa, haba amategeko yandi yose ari kwicwa nkana, aho kugira ngo baze barebe kuko niba ibyo ndi kuvuga ari ukuri, ahubwo barajya gushaka ibyaha hirya binjyana muri gereza. Rero ni ukuvuga ngo ibyo nibyo byanjyanye hehe muri gereza. Yego. Yes, nari ngiye kubaza ngo ubwo mu Rwanda amategeko yaba abereyeho iki, ariko wenda ubwo uraza kubigarukaho, ntabwo ari cyo kiganiro twari tugiyemo. Tubwire rero, tubwire urugendo rwawe rwo kujya muri gereza, wisanze yute, umaze igihe kingana iki, donc dusangize muri make. Urugendo rwanjye rungeza muri gereza, ubundi muri gereza yitwa Mageragere. Ubundi niko bavuga, ariko ubundi twebwe iyo turiyo tuvuga ko ari Madrid. Kuki mubyita imvugo itandukanye n'iyo hanze? Ni ukuvuga hariya ni nk'imva yasamye irimo abazima, ni umujugunywamo abo sosiyete yanze cyangwa se abandi bantu mu nyungu zabo banze bakajugunyamo. Rero ntabwo nta muntu bashyira hariya kubera ko bamukunze, bamushyiramo kubera ko bamwanze. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu hagira izina ryaho. Ni ukuvuga ngo bamwe bavuga ko ni mu mva irangaye idatabye, ni Madrid, ntabwo ari mu Rwanda, ni mu mahanga. Ni nayo mpamvu umuntu uriyo, iyo umuntu aje kumusanga ati mu Rwanda mumeze muti, nuko we ntabwo aba yibona nk'umunyarwanda, ntabwo ayibona nk'umwenegihugu, kubera ko aho hantu ari imiterere yaho. Niyo mpamvu rero bambajije ngo kuki tubahindura imvugo, niyo mpamvu nuko ari habi, nta muntu ujya ahashaka, ajugunwayo. Yego. Ubwo rero byo kugerayo, ubundi nagezeyo ninjiyemo Mageragere ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Ariko ni ukuvuga ngo iyo tariki nibwo ninjiye Mageragere, ariko nari imaze igihe kinini nshakishirizwa ibyaha byanjyana Mageragere. Ni ukuvuga ngo iyo mvuga ngo mu Rwanda uvuga ibitagenda akagushakira ibyaha, nuko mba mfite ibimenyetso. Uri umushinga witwa umushinga wa Kangondo watangiye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 2017. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Ubukeko yari amaze kurahira kuri iyi manda ari gusoza. Muri make Kangondo tumaze imyaka 7 mu gihirahiro. Muri make imanda ya Perezida y'imyaka 7 twebwe nta kiza twayibonyemo. Yego. Yego. Ubwo uwo mushinga utangira umushinga w'inyungu rusange, umushoramari yashatse hariya, ariko mu rwego rw'inyungu na leta ishyigikiye witwa umushoramari ariko wa baringa, kuko ntabwo umuturage yageze amubona, ni umushoramari wo ku magambo. Kandi itegeko rivuga yuko umushoramari agomba kuganira n'uwo, niba ari igikorwa cy'inyungu rusange agomba guhura na ba nyiri ibikorwa bakaganira. Leta igaragara nyuma
iyo umushoramari n'uwimurwa bakumvikana byanze, ariko impamvu uvuga ngo ni umushoramari wa Baringa ni uko umushoramari tutigeze tubona, n'uwo twabonye ni igikoresho, ntabwo ari umushoramari, ahubwo leta niyo yagaragaye mu mushinga kuva utangira kugeza ubwo Kangondo bashyizeho iherezo ryo kuhasenya abaturage bakangara abandi, mbese ndaza kubivugaho. Ubwo mushinga rero twatangiye ubwo 2018 tujya mu nkiko badusiragiza. Umushinga wabo wagombaga guta agaciro ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2018 ukurikije amategeko, uretse ko amategeko mu Rwanda arahari meza ariko ameze nk'ibivaze biteretse, kuko buri wese mu bayafiteho inyungu bayakoresha uko bashaka. Ubwo icyo kibazo cyakomeje kuzamuka, abaturage twandikira inzego zigiye zitandukanye, meme na presidence nayo ikibazo irakizi. Cyakora ngewe mu nyandiko mfite nagiye nandika urwego ntandikiye ni Sena, ariko izindi zose uhereye ku karere ka Gasabo kuzamura uko inzego zubatse zose zirabizi ikibazo cya Kangondo, ariko kubera ko ari leta yari ifitemo inyungu twabuze urwego na rumwe rugira gute ruturengera, kuvuga ngo inteko ishinga amategeko, nyubahiriza amategeko, n'ubucamanza cyangwa se ubutabera, izo zose twabuze urwego na rumwe ruturengera muri Kangondo. Wagira ngo niba Kangondo turi ibicibwa, ariko bakagombye kubitubwira tukamenya ko turi ibicibwa, tukamenya ko tutari abanyarwanda, tutarebwa n'amategeko nk'arebwa n'abandi, tukabimenya. Ubwo icyo kibazo cyarazamutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2020 nibwo ngewe nasenyewe. Nsenyerwa ku itegeko ry'uwari minisitiri w'ibikorwa remezo Gatete Karaveri, waje aravuga ngo mugomba gusenya kugeza nta kintu na kimwe agendeyeho. Icyo gihe nibwo nyine urumva minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe yari Professeur Shyaka. Ubwo nawe abiri inyuma n'izindi nzego zose. Ubwo bafata amasezerano yo basinyisha abantu. Icyo gihe ndayareba amasezerano, kuko ngewe kugira ngo njye gusinya ikintu ntabanje kukireba, mbanza nkurikirana abantu basinye bampa kopi yayo ndareba, ndahenda nafata ku bundi nk'umuntu utegura amasezerano ameze gutya yize garidiyeni, ayo masezerano arabona inde wayasinya. Nge nanga kuyasinya, n'abandi bantu bagera kuri bangahe nabwiye abaturage bose bati ubishoboye ntasinyira amasezerano, kuko ni amasezerano y'ubujura. Abaturage bamwe banga kubyumva, ubwo abandi barabyemera. Ubwo bumvise ko nanze kuyasinya, uwari umuyobozi w'umurenge wa Remera Murekatete Patrice yahise ashyiraho abanyerondo ngo bampige, ngo bamfunge, gukora ko nanze gusinya amasezerano. Icyo gihe wenda aho utaraharenga, ni wowe wenyine wari wanze gusinya? Icyo gihe twanze gusinya kuri bane, abandi bose barasinya, ariko kubera ko bari bazanye mani power bajya bavana hirya no hino, ariko amakuru namenye nuko bashatse kujya mu magereza ngo bazane abo muri gereza, imfungwa ziravuga ati mu byo turi kuzira harimo no gusenya amazu, ntiturabikira tujye kongera gushyiraho ibindi. Bahita bajya kuza ku ndege ni imvugo z'abafundi n'abayede, bazana nyine ab'inyamirambo n'abakicukiro, niho baje icyo gihe, n'abapolisi n'abadaso bahagarariye. Ubwo ari abaturage kubera ko basenyerwaga ku gitugu n'agahato, abenshi basinye amasezerano kubera ubwoba nta n'ubushobozi bafite, bari kubabeshyeshya 90,000 ngo byo kujya gukodesha inzu 30,000 ku kwezi. Ubwo 90,000 byari iby'amezi 3. Ngenda byanga, byanze mu kumpiga rero, nge nahise mfata umuryango wanjye tariki 18 byo gusenya byatangiye kuri 15. Mfata umuryango wanjye duhita duhunga. Muri make ubu ngenda impunzi mu gihugu, mu gihe bahamagarira bazana impunzi z'ahandi kuzituza mu gihugu, ngenda impunzi mu gihugu imaze imyaka 4 narabuze ubutabera. Mwahungiye? Ngeze narahunze. Ubundi hari impamvu yo guhunga, kuko niba umuntu akwirukanye mu byawe ku gitugu n'agahato yirengagije amategeko ukamuhunga, aho uhungiye hitwa ubuhungiro kuko wavuye mu byawe, dafite n'uburenganzira bwo gusubirayo. Muri make nuko nta bushobozi bwawe buhari ngo nsohoke igihugu
ndi impunzi izwi na HCR. Njye ndi impunzi itazwi na HCR ndetse n'igihugu ubwacyo kigize mbayemo navukiyemo nacyo ubwacyo nta burenganzira kimba. Ubwo rero nibwo natangiye icyo gihe nari nanavuganye n'itangazamakuru ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu nyine mbere yuko senyerwa, nari navuganye n'Ishema TV icyo gihe yaborwa n'uwitwa Cyuma Hasani uri Mageragere nawe. Nuko ubwo ibyo byatumye nabyo biba ikibazo kuko navuganye n'itangazamakuru, ariko nkibaza nkavuga ngo niba ukora neza kuki uhamagara abantu kuza gupublicity ibyiza ukora, kuki wishimira gukora ibi bintu ntugishake ko bigaragara. Gahita nibaza ikibazo, kuki mushaka ko ibi mukora bitagaragara ahubwo mugashaka ko ibyiza mwakoze munabeshya bijya hagaragara. Aho ni ikibazo gikomeye ngiye mba nibaza. Ubwo maze guhunga numvise ko barimo barampiga, nahise nongera mpamagara wa munyamakuru, cyane cyane ko nabari bavugiye ku itangazamakuru ku itariki 17 z'ukwa gatatu 2020 abenshi bari bafunzwe abandi bari gukurikirana. Nanjye ubwo rero nabyo kubwo kwanga gusinya no kuvugira ku itangazamakuru byari mu bintu nagomba kujya gute gufungwa mbazwa. Ubundi mpamagara Cyuma ndabimubwira, ahitaza kuri tere asanga uko nabimubwiye niko bihari. Abaturage bambwira ati rero n'abaraye bavuganye naye barimo barahigwa bukwari. Ubwo icyo gihe kuvuga karengane kanjye ku itariki 21 z'ukwa gatatu covid nibuzi ko twahise tujya muri guma mu rugo. Ubwo guma mu rugo nayibayemo nibereye mu buhungiro. Nyuma mu kwezi kwa kane nibwo uwo munyamakuru yaje kumpamagara ati none se umeze tambwa atabwo agakwiye gukurikirana ukamenya ngo nyuma yo kwirukanwa mu byanjye mbayeho gute. Nibwo yaje icyo gihe nyine ndamubwira mwe areba akababaro tufite mu buzima bugoye muri covid ahantu twahongeye tutazwi, mbese ndimo ndakubwira urugendo rwanjye rwo kujya muri gereza intangiriro yarwo. Naje gutungurwa rero nubwo kuvugira ku itangazamakuru icyo gihe no kujya mu butabera mu nkiko ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri 2021 bagiye gukora iperereza iwacu ku ivuko. Ngewe mvuka muri ahahoze ari komine Bugarama, prefecture ya Cyangugu, segiteri ya Muhewe niho mvuka. Bajyayo nahavuye 98 inje kwiga i Kigali. Icyo gihe ngira ibyago uwagombaga kundihira amashuri nsanga bamwirukanye ku kazi bituma kwiga bihagarara. Noneho bajya gukora iperereza ngo barebe ko navuye iwacu hari ibyankozi. Bagezeyo abo bikwisa akabati umwana nyine umva kubera ko navuye nari mukuru, nari mfite imyaka 22 98 nari mfite 23. Yego. Ubwo bahageze wabashije ngo bakambwa ati umwana ni inosa, uwo mwana ni inosa. None kubera ko nababwiye ko abakora mu nzego zose dufite y'imiryango, ni babyara banjye, ni bishywa banjye, ni ba data wacu, ni ba marume, ni ba masenge, mbese kuri 29 ubwo umusirikare umwe yahise ampamagara ahita arambira ngo bite Jadon sawa. Icyo gihe twari twagiye no mu rubanza nyine urwo rubanza rwa Kangondo i Rusororo. Rambwa ati none se ibibanza zimeze, rambwa ati aha rubanza rwacu banze kurwakira. Rambwa ati okay sawa. Gucya kwangwa amakuru mashya nshaka kuguha ngo twagiye iwanyu gukora iperereza ry'imyitwarire yawe iwanyu ngo dusanga ngo uri inosa. Sawa. Rambwa niyo numbita ngira ikibazo. Buriya ririya jambo ryo kuvuga ngo kuki mu Rwanda uvuga ibitagenda bakajya gushaka ibyaha naho ryavuye. Ubwo bavuyeyo baraza hari Kangondo mu covid yasize kuko ubundi Patrice afite gahunda yo kuvuga ko Kangondo hose agomba kwikuraho. Noneho covid ibi imubera intambamyi. Arangije ubwo yabivugaga n'umugore munini yizunguza akavuga ngo ibyananiye abagabo ngenda bishoboye kagira ngo ni igikorwa kizinakoze. Kandi yukoze igikorwa cy'ubutwari ukora igikorwa niba abantu bazana kwibukira gusenyera abantu kumva ko ari ikintu bakwiye kwirata. Ubwo abo rero barasigaye abari bavuye no gukora iryo perereza baza Kangondo bajya mu baturage batangira kubaza ngo Jadon ngo bamuhireshya muri heshyaka. Tuyabwa ati Jadon tumuzi aba muri FPR. Ngo yango tuzi ko amakuru dufite ngo nuko ngo akorana n'amashyaka ngo arwanya leta.
abaturage barampamagaye barambwira ngo Jado hari abantu barimo baratubaza gutya na gutya ngo badusabye na nimero yawe. Ndabwira ati mwayibahaye se? Twayibahaye. Ndabwira ati ubundi se bajya kubabaza ko telefone zanjye zihora 24 kuri 24 bajya kubabaza ibyo bibazo babimbajije ko njye nabasubiza. Nuko ubwo noneho birangiye nibwo nahise njya kwitangazamakuru mu Bavu TV. Ntabwo atubundi umuntu avuga ibitagenda mukajya gushaka ibyaha. Niba naravuze akarengane kanjye ko mwansenyeye kandi mwansenyeye ibyo mwakoze n'isi yose yabibonye, murajya gushaka ibyaha nakoze ntarazi Kigali mubishaka hiki? Murabura kureba ibyo navuze niba koko bifite ishingiro cyangwa se niba nabeshye mwe mukajya guhinga ibyaha. Urumva yo basanga naravuye mu cyaro nkoze ibyaha tayari gereza ari kuba imbonye 2021. Baza kuza kureba ni ishyaka mbamo hariya abaturage bakavuga ngo tuzi ka muri FPR nabyo iyo abaturage bavuga ati tuzi ko mu mashyaka ari iyo muri opposition nabwo gereza ari kuba igeze gute imbonye. Ariko ubwo none nahise njya ku Karubanda ndavuga ati rero kutabwiza abantu kuri bituma bagutekereza uko utari. Nibwo nahise mbabwira ati rero abibaza kuri Jado ngo aba muri ishyaka, njye Jado ndi umukristo nta shyaka mbamo. FPR nayiteraga inkunga nk'inshuti y'ishyaka. Icyo gihe umunyamakuru arambwira ngo ni umuryango. Ngo ati no mwe kujyamo umuntu abacurika mu nyungu ze namwe mushurane. Umuryango ni umugabo umugore n'abana. Uko umuryango uba wubatse birazwi. Ririya ni ishyaka kimwe n'ayandi. Ni ishyaka kimwe n'ayandi, naho biriya byo ni uburyo bw'intuza bwa politiki. Nuko nambwa ati rero ni ishyaka. Ntabwo FPR nayiteraga inkunga, ariko kubana inkunga nayibahaye kugira ngo bagende bubake ahubwo bakaba baguzemo amapiki yo kuza kunsenyera. Nta yindi nkunga nzaba. Ntabwo ati rero ngeje Jado nta shyaka mbamo, nabaga inkunga nk'inshuti ariko nayo nta nzongera kubaha, nta shyaka nabamo. Rero kuba utaba mu ishyaka mfite impamvu yabinteye. Jenoside yabaye mfite imyaka 19. Ubu harabura amezi angahe ngo ngere 40 mu kwa 9 ku 12 nzaba ngize imyaka 49. Imyaka 19 nari mfite muri jenoside hari ibibi byinshi nabonye. Ubu uyu munsi ari abari kubura mu magereza n'abapfuye bazira ko bari muri MRND, abandi muri CDR, abandi muri za mbese ari amashyaka yose. Nge rero nararebye nk'umuntu warebye ingaruka z'amashyaka mfata icyemezo nk'umukristo uko utagira ishyaka mbamo, ariko umuntu ukora neza namushyigikira. FPR nayihaga inkunga nzi kujya gukora neza, ntabwo nari nzi kugura amapiki yo kuza kudusenyera Kangondo. Burundi nabyo niyo nahise mbihagarika. Ubwo birangiye narakomeje ubuzima nkomeza kujya mu nkiko, ariko nkabona inkiko zo mu Rwanda uri igihugu kidafite ubutabera nta n'amahoro burya barimo. Igihugu kidafite ubutabera kiba kimeze nk'igihuru. Iryo jambo nararivuze n'ubu narisubiramo. Ushingira ku shingira ko buriya ubutabera kandi hari ababuhabwa bahe uzampe nk'urugero. None Kangondo turi kwamburwa ibyacu ku gitugu n'agahato, ntabwo hari itegeko ryo kwimira abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ingingo ya 34 y'itegeko nshinga ntivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa, ariko kubera ko mu Rwanda itegeko rifite abaryicaye hejuru nabo ritsikamiye hasi, ntabwo imbere y'amategeko twese tureshya. Kuko habaye ko imbere y'amategeko twese tureshya, ni ukuvuga ngo hajya hano uwakoze icyaha, ariko hano mu Rwanda uwakoze icyaha mu nyungu z'uwamutumye uwo ni intungane. Niyo mpamvu rero ngo nta butabera buhari. Ubu tumaze imyaka guhera 2018 twiruka mu butabera, kugeza uyu munsi nta butabera turabona. Niyo isambwa ko hari ubutabera gute? Kujya ibyuko nta muntu uri hejuru y'amategeko we ntabwo byemera. Nta muntu yarera n'intuza ni imvuga politiki. Hejuru y'amategeko baruzuye ni benshi. Nuvuga ngo hejuru y'amategeko hariyo abafite ijambo batanga amabwiriza, ari nayo batanga mu bucamanza. Rumva nibo baha abacamanza amabwiriza bagomba kugenderaho. Rero ntago mu Rwanda kuvuga ko kuba nta butabera buhari, nta n'amahoro ahari,
iyo nta mahoro ahari nta n'ubutabera igihugu kiba kimeze nk'igihugu ukigendamo nk'uko umuntu agenda mu gihugu afite ubwoba n'ugenda mu gihugu kidafite ubutabera agendana ubwoba. nicyo mba nshaka kuvuga. Iyo ubutabera buhari ni ukuvuga ngo icyo gihe uwarenganya ararenganurwa, uwarenganyije agahanwa, uwakoze icyaha arahanwa. Ariko mu Rwanda ibo bahana uwo bashaka guhana, ntabwo bahana uwakoze icyaha. Nuko ubwo rero urumva ko nako twakomeje inzira y'ubutabera, ariko buri ikintu twaba dukeneye kumenya, niba ndi kuvuga ko nta butabera buhari nuko mfite ibimenyetso byinshi. Nuko ubwo mu kwezi kwa 9 mu rugendo rwa gereza, urumva icyo gihe cyose bashakishaga impamvu, ibimenyetso. Uzi ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 5 2021 twafunzwe twambaye imipira yanditseho Kangondo ndi Kibiraro ni Justice, n'ubiri muri RIB. Kandi twashaka ko yaravuga ngo Kangondo na Kibiraro dukeneye ubutabera, na n'ubu twarabubuze. Ni nayo mpamvu imipira yacu bagakwiye kuyitwa, kuko ubutabera twarabubuze. Icyo twari twayandikiyeho ubundi twarakibuze, ni ikimenyetso ko ntabwo. Ariko ubwo iperereza rirakomeje. Iperereza ry'ikise ry'imipira ry'ikise imipira bayikora. Ubutabera muvuga ko mutabonye. Ubutabera ni ibintu biri public, ntabwo ubutabera butangirwa mu cyumba. Ariko umva, ni ukuvuga ngo iyo tububuze isi yose irabimenya. Ubwo kuri itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 2022 ubundi urugamba rwo kujya gereza aho niho rwabaye nkaho rutangira. Icyo gihe habaye inama, nagiye kubona mbona mu gitondo nka saa 3 abaturage barampamagaye. Urumva ntabwo njye nari ngituye Kangondo, ngo Jado ngo turabona abanyamakuru ngo bafite amakamera. Ariko ntabwo bavuze abanyamakuru, bavuze ngo turabona abantu bafite amakamera bari kugenda bakamera ngo hano ngo mu bibanza ngo ahantu mbese ngo n'amazu ngo ntabwo tuza baribo. Ntabwo atariko se abaturage ba Kangondo kuki mujya mwigira nk'abana nk'abatesi? Nk'ubu nge murampamagaye, ahubwo nk'ubwo mwagakwiye nko kumpamagara nk'umuntu niba utuye aho ngaho mumpa amakuru ngo hano haje abantu bari gukora ibi n'ibi, nkumva niba ko bifitiye umumaro. None muri kumbaza ngo ntabwo muzi, mwese ubwo ni njye ubizi, nese ninjye wabohereje. Nuko ariko ntabwo ati mwige nimukurikirana, ahubwo mumbwira amakuru. Basanga ni ikinyamakuru Igihe, kandi uzi ko Igihe ni icya leta. Siko bimeze? Ntabwo ari icya leta. Ni icyande? Ni icy'umuntu ku giti cye. Ni ntacyo. Ariko uwo muri leta. Nuko ubwo bari bagitumye ngo wenda ashobora kwitirirwa leta kuko n'ubundi leta ni umuturage. Ntabwo ari byo. Leta ntabwo ari umuturage. Ibyo bintu buriya ni ukuvuga ngo tujye tuva mu kintu cy'ikigare, tujye dusobanura ibintu mu kuri. Leta ntabwo ari umuturage. Ni iki? None se ko turi gusenyerwa na leta, ubwo ni ukubona umuturage uri kwisenyera? Bisa nabyo kuko n'ubundi ni abaturage basenyera. Oya. Ni ukuvuga ngo hari uwicara ku ntebe, icyo gihe niwe leta. Iyo ntebe rero hari n'aba ashyira munsi y'ibirenge bye, agendera hejuru aho nyaguko ashaka. Twikomereze icyo. Ubwo bari batumye icyo gihe kugira ngo kize gifotore ngo ahantu hareka amazi ahantu hanyura amazi. Noneho n'amazu agiye ameze nabi. Ariko birengagiza ko 2022 kuva 2017 nta muturage wemere kujya gute gusana. Hari inzu zamaze kwangirikaho muri iyo myaka ingahe kubera kubuzwa uburenganzira bwo gusana ngo barabariwe. Ku mushinga wataye agaciro ku itariki 15 z'ukwezi kwa 3 2018 ugendeye mu itegeko. Ubwo nyuma ya saa 6 hagombaga kuba inama mu mujyi wa Kigali. Inama none ikagendera kuri ayo mafoto kugira ngo ibone uburyo harasinga Kangondo na Kibiraro. Ihereho igaragaza ko bagomba kuhava. Nuko noneho ubwo iyo nama ya mafoto bayajyanyemo nyuma ya saa 6 inama iraba. Inama irangiye saa 11, hagati ya saa 10 na saa 11 nagiye kubona na telefone irampamagaye. Uriya ngewe nta muntu ushobora kumpamagara uwo ari we wese ngo nanjye kumwitaba, kuko nge umutima wanjye nta kintu, nta rubanza ubuncira. Nuko nditaba. Arangije ahita ambwira ngo ihora habo ngo biti. Ndamubwira ati ni sawa.
none se uri hehe? Nabwo ati ninde uri umvugisha? Aba aranyibwiye nsanga ndamuzi ari mu nzego. Nabwo ati ndi mu rugo. Ko ngushaka nakubona gute? Nabwo ati uyu munsi ntabwo nafite yo kuva mu rugo, kuko umutima wanjye kenshi iyo mbwiye kutava, iyo mbujije ikintu ntacyo nkora. Arambwira ngo ndagushaka cyane, harya uba hehe? Ntabwo ati mba mu Buhungiro Kinyinya. Araseka. Nuko arambwira ngo none se imodoka ihagera? Ntabwo ati nta kibazo ni ku muhanda. Ubwo araza amuyobora, asanga namutegereje ku irembo. Hageze ndabwo ati nese tugere mu rugo. Arambwira ati oya ntabwo nagera mu rugo. Ahita ambwira amakuru y'ibibereye mu nama byose na plan bamaze gufatira mu nama y'uburyo Kangondo bagiye kwitsinsura, ariko badashaka yuko hari ababimenya bikaba byajya ku itangazo amakuru mbere yuko bagira gute babikora. Ndamubwira ati none ubwo ukaba wifuza iki? Arambwira ndashaka ko ibi bintu mubishyira hanze, kuko ngiye ibi bintu ntabwo biri kunezeza. Ibintu muri gukorerwa nanjye ndabireba, nuko ndi mu rwego, ariko ntabwo binezeza. Ndamureba ntahagaze gutya, mbanza ngisha umutima inama. Nabwo ati reka nkubwire ibintu ndamutse mbivuze, ngewe Jado icyambere sinkihatuye, hari abahatuye bigiye kubaho. Ngiye baranyirukanye maze ubwo urumva 2022 nayo maze imyaka irenga igiye kugera kuri 3 ndi mu buhungiro. Rero ibi bintu ntabwo byavugwa na ba nyirabyo. Nuko arambwira ati ko ndashaka izina ryanjye ryumvikanamo. Ndamubwira ati humura, ubundi abampa amakuru mwese hari ubu wumva navuze izina rye. Aya makuru afitiye akamaro, afitiye n'abandi akamaro, wajya kuvuga umuntu yakubwiye. Nuko nambwa ati ahubwo reka uburyo bwiza ngiye nzagenda mbwira abaturage ibi bintu na za kamera babonye icyo zarisigamije. Ubwo bwarakeye icyo gihe hari kwa 4 ku itariki ya mbere kuri 2 kwa 5 nzinduka najyanye abana ku ishuri. Mvuyeyo mpamagara abaturage ntacyo gihe Shikamara atarafungwa, mubwira amakuru uko ameze. Nabwo ati rero nimutivugira namwe murisanga mu bukode cyangwa se mu buhungiro nk'uko nanjye meze, kandi ntago binejeje. Cyakora unejejwe nuko mbayeho, yiturize. Ubwo uwo munsi wumvise ari nk'ibintu by'urwenya. Ku itariki enye hari ku cyumweru bagiye kubonabona mu gitondo, umuyobozi wa polisi yarakiri Dani Munyuza azindukiye muri ayo makaritsiye imidugudu 3 n'ahantu hanyura ikirenge hose arahanyura n'abapolisi benshi. Ariko kuri televiziyo Rwanda na radio Rwanda hariho ikiganiro cy'umuvugizi wungirije wa guverinoma Mukuru Arinda na Ingabire Marie Makiri. Barimo baharasinga Kangondo uburyo atari ahantu ho guturwa, uburyo ngo namwe mwumve ngo uzi kuntu ngo bahita Barnyahi. Ariko yirengagiza ko amapatimenti 300 agiye kubakwa atari ingurube bazahatuza, ari abantu bazayaturamo. None se abo ngabo kuki bazahatura? Kuki se ari umushinga w'inyungu rusange kandi bamaze no gushyiraho plan y'ibizahashyirwa? Ahubwo mu rwego rw'uko bari gushyigikira umujura uri inyuma y'uwo mushinga, ari kumva ahantu bahagize habi kandi hari abaryohanye wagira ngo harimo zahabu. Ari kumva inzego zose zishyigikiye umujura urimo kutwiba aho kugira ngo bavugire umuturage. Ubwo ari Mukuru Arinda ku cyumweru kuri televiziyo Rwanda na radio Rwanda ku wa mbere umuyobozi w'umujyi wa Kigali, meya w'umujyi wa Kigali yarakiri Rubengesa n'umwari Apolline de y'akarere ka Gasabo bazindukira kuri TV1 nabo bagiye kuvuga iki Kangondo, kuvuga ngo nabo barayiharasinga, bavuga ko bagomba kugenda ngo mu nyungu z'abaturage. Nyungu z'abaturage urambura umuntu ibye uramusenyera, ahubwo uri guhesha umushoramari by'umuturage ngo ni mu nyungu z'umuturage, mu nyungu zanyu. Ahubwo ntabwo ari inyungu z'umuturage, ni inyungu zanyu, kuko mwamaze kwica itegeko nshinga n'andi mategeko ngo muri mu nyungu z'umuturage. Kubeshya. Nuko abaturage batangiye kwibona, none batangiye guhigira ubwoba. Ku itariki 7 umwara Pauline yaje kudukoresha inama. Ndi kugubwa urugendo runganisha muri gereza, adukoresheje inama. Icyo gihe ntamagaye ibinyamakuru byose, abanyamakuru bose baraza. Ahari icyo gihe umwene gihugu niwe ntabonye, bose baraza na Ntwari William aratarapfa.
nuko bose baraza, noneho Ntwari William icyo gihe arambwira ngo noneho wowe mfatira amafoto. Icyo gihe mufatira amafoto yewe na recording umwara Pauline. Nuko ndangije, ubwo ikiganiro kirangiye, ubwo babanyamakuru bahabwa interview n'abandi, ngewe none nayikoreye interview kuri Pax TV Yemen News. Nuko turagenda, uwo munsi nza kumenya ko muri ya makuru abantu bataba bishimiye ibyo bintu, hayisaza umuyobozi ambwira ngo Ntwari William barashaka kumwambura iriya telefone, ntabwo ashaka ko biriya biganiro abihitisha. Niko bimeze. Okay, bitanegera William ndambwira ati William barashaka kwambura telefone. None rero uburyo bwiza buriho, iyo telefone yimpe arayimpa kuko uzi ko yakoreshaga telefone. Mbo mfata na telefone zanjye, mfata abaturage babiri, ndabwo ati mwebwe nufate izi telefone mugende muzamuke hano turahura kuri restoration. Ntwari William ubwo babandi bategereje ko bari bumwambure za telefone, Ntwari William mpita mushyira mu modoka, turamanuka, bo ntibamenya ko twagiye, mpita nyura kuri babagabo baduha za telefone, William mugeza kuri RMC ndagaruka. Ubwo hari ku itariki 7, ku itariki 9 nibwo Shikama yafunzwe. Kuri 11 hakorwa inama mu karere ka Gasabo mu gitondo, ariko nari namaze gutegura ikiganiro na Nkundineza Jean Paul kuri Jaras Official. Yego. Nkundineza yakoreraga igihe yaza kukivaho, none ndambwira ati none se Nkundineza waje tugakora inkuru ivuga ngo amazu meza muri Kangondo. Nkundineza nk'umuntu wakoreye igihe adashaka kureba ibyiza ahubwo areba ibi kugira ngo ashimishe abamutumye n'abamuha akazi, ntabwo yigeraga agaragaza icyiza cyo muri Kangondo. Ndambwira ati hano Kangondo hari imitungo ya miliyoni 400, ariko itageze ihabwa agaciro. Bagiye baha miliyoni 100, wa miliyoni 100 ugasanga bahaye miliyoni 10 zingahe kubera itesha agaciro. Ubutaka bahoze ku 8,000 kandi ubutaka ari 86. uri kumva inzu bajya bavuga ko nta gisenge irimo, parafo ya triplex bakavuga ko nta parafo irimo, ngo ari amakarito. Mbese badutesha agaciro ku buryo bwose, nubwo busa batubariye tubabwa ati ni mu buduko buri twigendere, ngo umushinga nta faranga ririmo. Uwabanje kubitubwira ni wari Minisitiri Kaboneka Francis ubutegetsi bw'igihugu. Nuko turangije Jean Paul ati ntabwo ibyo bibaho. Ndambwira ati wowe emera ubundi uze nkwereke ndaguzana abanyiramazu kuri 11. Ubwo kuri 11 mu gitondo Pax TV arampamagara ati none ko hari amafoto ndimo ndashaka wafashe ariko nkaba ntayafite hano. Nabatinya afite kuri telefone, ko telefone mfite ifite amafoto meza nta WhatsApp ifite. Reka nze nyakuzanire kuri RMC uyakureho kuri machine. Icyo gihe nifashisha umugabo umwe witwa Bugarama, tukunda kumwita Bugarama ariko yitwa Jafete. Turajyana aramperekeza, tugezeyo bo ayakuraho, ndagaruka. Urumva ndi kuri gahunda na Jean Paul kuri Jaras Official TV. Ubwo ndaza ngarukana Bugarama mugeza ahahoza agasoko mu Banyahe. Reka mwite gutyo kuko niko bavuze, kuko nubundi n'uruganda rwa sima rwegeranye n'akagari kitwa Banyahe karimo amashuri. Ku kagari kuva kera nk'umuntu wavukiye mu Bugarama kitwaga Banyahe, ari kumva, kandi kari karimo amashuri ya segonderi. Naho uvuga ngo Banyahe ngo ntago hatura abantu, babuzwa n'ikisi. Kibazo se ni izina. Nuko ubusa abantu bitwa bamona bihita ntago bariho, babayeho baretse ubu ngubu batakita bose ntago bariho, izina nirikujije. Nuko ubwo ndaza mu gihe nitegereje ko saa 4 zigera njye kureba Jean Paul. Imana yo mu ijuru buriya ni umukozi w'umuhanga. Mu modoka haza umugabo yicara mu modoka, kuko nari imbere y'akabari ke, ariko urumva hari mu gitondo. Aricara atangira kumbaza amakuru, ndamubwira ni meza. Ubwo ndimo ndaganira nawe ko nari imbere ya business ye, umugore we yaje kuri telefone, ari kuvugira kuri telefone. Uwo mugabo ni umukomisiyoneri mu bagiye bagurisha amazu yo mu Busanza, kuko amazu yo mu Busanza yagiye gurishwa kandi akagurishwa n'abitwa ngo ni umujyi wa Kigali. Ukohereza abakomisiyoneri bakagura ayo mazu, bakongera bakayaha umujyi ukongera ukatuzamo umuturage wimwe mu buryo bunyanyije n'amategeko.
nawe yareba imibereho yakabona wapi yanze akongera akayigurisha. Ziriya nzu za miliyoni 14,200 zabanje zigurwa miliyoni 2.5. ugasanga nk'izimwe uyigiyemo uhise uyigurisha miliyoni 2.5. umujyi wa Kigali niwo wayatanze mu ibanga, wa muturage agahita yohoha. ubwo wa wundi uyiguze ejo bakayituza mu wundi, kubera ko n'ubundi n'umujyi wa Kigali ugasanga nk'inzu yatujwemo abantu nk'icumi, ariko muri raporo baha umujyi wa Kigali cyangwa se baha guverinoma bakavuga ko bimuye abantu 10. Abantu 10 batujwe mu nzu zingana iki? Mu nzu imwe. Ahubwo umuntu ayigeramo ejo akayisohokamo bakayizana mu wundi. Mbese ngiyo ntuzagiye katagiye bamwe uramushinga ubujura gusa. Nuko ubwo uwo mugabo yari umukomisiyoneri mu barangaga abantu nyine bashonje bafite ibibazo. Noneho umugore we nawe ni umukomisiyoneri. Noneho umugore yarahamagawe n'uvuye mu nama ibereye mu karere ka Gasabo. Iyo nama aravuga ngo Shikama arafunzwe, undi ugomba guhita afungwa nihora habona Jean de Dieu. Nagomba gufungwa nakoze iki? Aho hantu n'ahantu hari ikibazo. Wa mugore kubera ko yaranzi ku izina rya Jado ntabwo yarazi hora habona, aza yirukaje kubaza umugabo we. Umugabo we twicanye mu modoka ngo umuntu witwa hora habona muri iyi midugudu nindi. Umugabo aramubaza atuje ngo kubera iki? Kubera ko umugabo we yaranzi. Ngo umugore wa kapiteni amuhita amuvuga izina, ngo arambwiye ngo mu nama avuye mu karere ka Gasabo ngo bavuze kwihora habona ngo ari we nawe ugomba guhita afungwa. Ngiye mpita nshanuka cyangwa ati warabona ni ngewe. Ngo umugore ese yikanga ngo Jado ngo ni wowe, ngo mana we ngo bise ngo biragenda bite? Ndavuga ati no, icyo ntago ari ikibazo, ahubwo ikintu cyahise kinzama bati baza guhita bamfata Jean Paul tutarakora ino nkuru, kuko iyo nkuru yari ifitiye abaturage akamaro. Barenganye niba warahawe miliyoni 10 ku mutungo wa miliyoni 100, kandi noneho leta ntishaka kugaragaza ko ayo mazu ahari, dushaka kugaragaza ko abantu bafite imitungo ingana gutyo bahari. No, nahise mbwira wa mugabo ngo ati banasohoka mu modoka nigire muri gahunda zanjye. Ubwo ndagenda njya gufata Jean Paul Kabeza, ndaza tunyura ku mukameramani we, ndamuzana duhita duhagarara ku nzu ya mbere kuri Biso na Biso. Ni inzu yabagamo ivuriro yabagamo haruguru. Nyirayo yakoresheje contre expertise ihagarara 110 na bingaye, ariko umujyi wa Kigali waramugeneye 16,500. Nuko arangije ubwo Jean Paul ndamwereka dore inzu ya mbere ngiye bayigeneye miliyoni 16,500. ngo yangu Jado ngo nawe urakabye. Ndamubwira ati si nyirayo arahari ndaguhuza nawe arabikwibwirira. Nuko ubwo ikintu twakoze nambwira ati wereka ngende nkwereka amazu yose. Tugenda ngenda mwereka yose, turagenda tunyura kuri restoration naharareba. Ndamubwira ati ahangaho ba nyiraho baranze bavuze ati bazadugishanya mbonera natwe tuziyubakira. Nuko turakomeza ngiye kugeraho bita kwa motari nyine Banyahe. Ubwo mbona Vigo y'umukara ifite plaque ya polisi irimo izidusanga. Ngira ubwoba, gatima karakubise sinkubeshye nagize akoba. Hawe ati wasanga bariya aribo baje gushyira mu bikorwa by'inama yabo yavuze. Ariko ndikomeza nifasha telefone, kuri telefone nayo ikikura umuntu mu kimwaro. Mera nk'umuntu uri kugenda nyivugiraho, ariko nayo ndi kugenda nivugisha ngenda mbasanga. Ubwo ndi kumwe na Jean Paul ngiye kuyigeraho ngiye ko nambona bamanuye ikirahure. Ngenda komeza ntubavugisha Jean Paul, hari umupolisi ufite turanga tumeze nk'utwa koroneri mu gisirikare. Nuko ndangije ngende mba ndikomereje. Noneho wa mupolisi baravugana, nyine abwira Jean Paul ngo nari twaye tuzi kuri buze. Ni naho kuri iyo tariki 11 namenyeye yuko abantu bafite miliyoni zirenze 35 muri amushinga Kangondo bagomba guhabwa amafaranga, kuko umupolisi yahise abibwira Jean Paul. Ubwo baravugana ngenda mpagara nko muri metero 15. Ubwo ndangije ubwo Jean Paul amaze kuvugana, Jean Paul ngiye kubona mbona arampamagara ati Jado ngwino hano. Ndafata ise uriya akampamagaye aho ndiba muntumye. Ngenda musanga ngiye kumujyana ngo ati najya bamutansiga. Sawa. Ubwo Jean Paul ya modoka yabigo na polisi nyine baramuseze. Jean Paul aza dukomeza akazi, tugera ku nzu y'uwitwa Matilda
iyo nzu Matilde yari bamuhaye miliyoni 26 kandi mu by'ukuri nyuma yo kumubarira kubera umushinga nyine urumva iri ya myaka yose yari ishize wari warataye agaciro. Hari umushoramari w'umunyakenya yari wamuhaye miliyoni 120 arayimugurira. Icyo gihe Matilde amutegeka kuyasubiza. Nuko ndambwira ati dore inzu bayibariye miliyoni 26. Jean Paul atanga bati ntago bibaho, inzira ku kaburembo yujuje ibyangombwa byose ni cadastre yuzuye, ngo ya ntago bibaho. Ayikoreraho inkuru. Icyo gihe ahita kubitana n'abagore bafite inda bagize avuga ati Marie Makere yavuze yuko ngo hano ngo nta buryo ngo bwa transport ngo umuntu agiye kunda yabasha kubona uburyo agera kwa muganga. Ati no isi imihanda no isi hanga ngo baramufata ngo ngwino tukwereke amamodoka mu bipangu. Baramwijizamo. Nuko turakomeza dusoheza mugeza kwa Shikama. Shikama wari urihe Magera yarataragera Magera agiye ko aragifunzwe ari kuri RIB. Ndahamwereka naho arandareba yumva rumiwe. Dusubira aho twatangiriye. Aho twatangiriye rero niho noneho abaturage bamusanze aba interview anahamagara meya w'umujyi. Meya w'umujyi atangira nyine nk'umuntu utunguwe, ibyo batashakaga ko bimenyekana biramenyekanye, ukuri bahishe kugiye hagaragara, ibinyoma byabo bisebye gute bijya ku karubanda. Ubwo Jean Paul yankora yisohoye basambwa ati nawe utubereye ikigarasha nk'ibindi byose. None suga yarabaye ikigarasha kubiye mpamvu kubera ko kuri kugaragaye inzu kandi nta wihisha k'inzu izari zagaragaraga niyo ugiye kuri icyo kinyamakuru zibona yarabaye ikigarasha kubiye mpamvu. Ubwo kuri 13 n'ubundi meya w'umujyi yaje nyuma saa sita aje gukoresha inama yitwa inama ya nyuma, azabwira abaturage ngo ibyo ngiye kwabwa nta nkeneye ko ambaza, ndashaka ko cyumweru rwari kwa 3 mwese muzasengera mu Busanza, twese tuzahure mu Busanza, nta kindi nta n'ikibazo kindi nshaka. Nuko ariko umwe mu bayobozi arampamagamba ati meya agiye kuza, mu by'ukuri ngo mukwiye kuza mukabaza ikibazo cyane. Bati meya Rubingisa nta gisubizo afite ku kibazo cyanjye. Impamvu ni iyi, Rubingisa uriya ni meya w'umujyi, ariko nta utazi yuko umuyobozi w'ikirenga w'umujyi wa Kigali ari nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ibyo birazwi. Nuko ndamubwira ati rero meya nta gisubizo afite. Iyi myaka yose tumaze kuva perezida yarahira 2017 twatangiranye n'imibabaro, nta kintu aravuga ku bibazo byacu. Nta suko ari butabiza, ahubwo nawe nuko abiri inyuma, kuko yataba biri inyuma yagombye kuba nibara yarabivuzeho akakarengane kacu kakavugwa. Niba yaravuze ku bamota, yaravuze ku bageni barajwe muri gereza, akavuga ku bapolisi bashyize amakamera mu muhanda, akavuga kuri Evode yahutaje umusekirite. Abo ni abantu umwe. None abaturage imiryango 2461 iri kuburagizwa, iri kwirukanwa mu byabo, nta ntambara ihari, iri kwirukanwa mu byabo hirengagirwa itegeko nshinga n'andi mategeko, nta kintu na kimwe ayivugaho. Ntabwo ati meya rero ntabwo afite igisubizo ku kibazo cyanjye. Muri make nashaka kubereka ko igisubizo gifitwe nande na perezida, kuko umushinga arawuzi ariko ntabwo ari gushaka kujya gute kuwuvugaho. Ubwo meya rumva ari kunsubiza iki. Hanyuma kuba wenda perezida atarigeze avuga ku kibazo cyanyu, wowe ushingira ku kiwemeza ko yarabiri inyuma? Niwe muyobozi w'ikirenga w'umujyi wa Kigali. Meya uriya ni meya. Urabizi ko izindi ntara zigiye zifite abaguverineri, umujyi wa Kigali ufite meya, ntabwo ari guverineri. Kandi noneho bajya gushyiraho meya byaranatangajwe ko perezida ari we. Icyo gihe niba barahereye kuri ntuza ni Paris nihe umujyi wo mu Bufaransa, ni ukuvuga ngo uba uyobowe na perezida. Nuko icyo gihe bavuga ko umuyobozi w'ikirenga ari perezida wa Repubulika, ari umuyobozi w'ikirenga w'umujyi wa Kigali, niwe rero wishyiraho meya. Uvuga ngo ntabwo meya yajya gukora amakosa umukuriye atabizi. Nibyo nshingiraho rero, ni ukuvuga ngo gusaba meya ni nko kunyura gusa kugira ngo wuzuze ntuza, nkuko n'ubundi banze ikirego cyacu bavuga ngo twatakambiye ngo twasimbutse inzego mu gutakamba. Icyo gihe twatakambiye Minaroke ngo twagomba gutakambira umujyi wa Kigali. Gusaba meya nubwo nagiye mwandikira kwari ukugira ngo gusa batazongera kwitwaza ko nasimbutse inzego, ariko ubundi nyakubahwa niwe uri inyuma cya kibazo cya Kangondo. Nuko
ubwo umuyobozi arambwira ati oya Jado ngo uje nabwo ati no ntabwo nza. Meya yarangije ubwo amaze gutanga iryo tangazo nyine aba aragiye, ariko ubwo yari ari aho ngaho hari n'inama y'umutekano w'umujyi wa Kigali ya polisi na gisirikare nayo isojwe, bavuze nk'aho bayisoreje rimwe itangazo rya meya. Inama y'umutekano nayo bagiye gushyira mu bikorwa. Nakubwiye ngo ku itariki enye Dani Munyuza umukuru wa polisi yatembereye Kangondo na Kibiraro n'ahantu h'uduhegeni hose bakanyura, ariko nta waruzi ikigenderewe, ariko icyari kigenderewe twakimenye ku itariki 13 na 14, kuko ubwo meya yazaga iyo nama nayo ikaba umupolisi umwe avamo arampamagara ati Jado ngo tuvuye mu nama ariko ibintu bigiye kuba muri Kangondo ngo nuko dukorera kuri oda, ngo njye ntabwo nari kuza, ngo ariko mu kintu gusabye bwira uwitwa umugabo wese muri Kangondo ntararemo, ngo kandi umuntu ugifitemo ibyangombwa namugira inama yo kubisohoramo. Sawa nuko ndangije ubwo umupolisi ndamubwira niko yemeze. Sawa nahamagaye abagabo batatu ati rero bimeze gutyo na gutyo, none uwitwa umugabo wese ntarari mwaho hantu kandi ugifitemo ibyangombwa ni akazi ke, kuko narababwiye ibyangombwa ntabwo byari ngombwa ko mubirekera aho mu midugudu. Nuko ntabwo ati dore gahunda no kwiteye, batangira kugira ngo ni yayandi, bagiye kubona abantu batangiye kumenamwo amatata z'imodoka zimenamwo abapolisi, bagiye kubona imidugudu 3 hegitari 26 ziragoswe zose. None haboneka n'abandi bagenda binjira mu baturage bambaye tujaketi tw'aba youth frontiers, ariko nabo bari abasirikare n'abapolisi. None serega buriya umusirikare n'umupolisi nta wamuyoberwa, cyane ko abenshi umuntu aba nabazi. Ntabwo umwenda rero ukuraho umuntu kuba ari nge ubu nge niyo nakwambara imyenda imeze gute ubambona yawe kuko ndi Jean de Dieu. Nuko ariko babafashe gutyo ngo nabafasha abaturage kwimuka no kwimura ibintu bashyira. Ubwo n'uvuga ngo baraye bahagose mu gitondo nta muntu n'umwe wari wemerewe gusohoka, amazi n'umuriro nitwa abaturage twabyizaniye, ariko Wasake yakoze ikosa ryo guca amazi n'umuriro kandi twarabyizaniye. Ntabwo ari leta yari yarabiduhaye, twagiye twishyira hamwe turabyizanira. Nyine muri ya mvugo ya FPR ngo kwishakira ibisubizo, twari twarishakiye ibisubizo ariko barangije babikira ibibazo. Ngo kurinda ibyagezweho usenya ibyagezweho, imvugo siyo ngiro. Baravuga ngo izi mvugo siyo ngiro, ariko ngewe nabonye ko imvugo atari yo ngiro. Ibyo bavuga n'ibyo bakora biratandukana. Nuko amazi bayaciye, none bashyira drone hejuru. Ibaze uri kwirukana umuntu mu bye kandi ngo ni inyungu rusange uri kumwirukana. Nabifashe nka kuriya twagiye twumva amakuru y'uburyo Ukraine Uburusiya bwagiye bufata intara zimwe na zimwe za Ukraine bukazigota, abaturage bagasorwamo n'inzara. Naho niko byari bimeze, ariko ukibaza ngo niba Kangondo na Kibiraro yari imidugudu, ntabwo ari igihugu kiri mu kindi, ubundi abasirikare n'abapolisi baba bashinzwe umutekano w'abantu, ariko ibintu byakozwe bagakoreshwa mwarira ziriya nyungu z'umuntu ku giti cye uri gushaka kwambura abantu imitungo yabo, bagakoreshwa mwa buriya buryo babakoresheje amakosa. Ubu ntabwo buriya ejo bundi nibwo narimo mbwira umuntu ari kumbwira ngo Bibiliya ivuga ko tugomba kubaha abayobozi. Nabwo ati mujye mwitonda, ugomba kubaha umuyobozi ukubwira gukora neza. Niba ubaha umuyobozi uko ushobora gukora nabi, inabi yimugarutse nayi kugeraho. Iyo atangiye kubazwa ibi yakoze nawe urabibazwa. Ibyo ngibyo ni nabyo abantu benshi bari mageragere 94 bazira. Ndamubwira ati rero kubaha umuyobozi ni umuyobozi ugutegeka gukora ibyiza, ugushishikariza gukora ibyiza, ariko ugutegeka gukora nabi utegetswe kumusuzugura, aba ari ugusuzugurwa. Nuko ubwo ndangije
icyo gihe naraye kuri telefone mu ijoro ryo kuri 13 mvugana n'abanyamakuru, baraza noneho bahura n'abaturage baravugana, bamwe bavuye mu midugudu ya Kibagabaga mu bihuru, bari kureba iwabo nyine, bari kureba nk'imbwa ireba iwabo hashya, niko nyine numva umunyarwanda kumwe y'abanyarwanda uvuga, barebaga iwabo nk'imbwa ireba iwabo hashya. Nuko ubwo nta muntu n'umwe wari wemerewe gusohoka, ugomba kunyura ku kagari ujyanye ibyangombwa bakagusinyisha bakakujyana. Abaturage basohoye ibyangombwa byabo babisohoye biyita abapangayi bagiye gushaka amazu yo gukodesha. Nuvuga ngo basohotse bajyanye ibyangombwa, ni muri urwo buryo basohotsemo. Nta muturage wagomba gusohoka avuga ngo ngewe ngo nari ntuye hano ngo none ngo ntabwo nshaka kujya mu Busanza. Reka ntabwo byari gushoboka, byagusabaga kubeshya. Gusa ntabwo nzi niba baramaze kwihana icyo cyaha cyo kubeshya, ariko cyari cyagitagatifu cyo kwirengera kugira ngo udapfa. Nuko ubwo abaturage bajyanye ibyangombwa byabo nuko bagiye kuri 14 saa moya. Urumva abantu kubera abanyamakuru kumbaza nkabahuza n'abaturage bari mu midugudu n'abamaze gusohoka, ntabwo nasinziriye. Saa moya nagiye kubona mbona telefone irampamagaye. Ni urugendo runganisha muri gereza. Kuri 11 inama yabaye ko ngomba gufungwa. Ese Jada agiye gufungwa zirikiye cyaha ntabwo kizwi. Kuri 14 saa moya mbona telefone irampamagaye. Abari bo mwihangane nabavuga amazina yanyu. Ngiye kubona ndayitaba. Biranakubwiye ngo ngiye telefone yari yose ndayitaba. Nuko ndangije ngiye kumva arambwa ngo ni wowe hora habona Jean de Dieu, nambwa ati yego, ngo ndi umugenzacyaha witwa Leonari, ngo saa 3 n'igice turagukeneye hano headquarter ya RIB. Numvise umuntu umugenzacyaha nese mfata telefone ndamurekodinga, nsa nk'uwigira nkaho numvise musubirisha inyuma, ngo urambwiye ngo urinde. Arambwira nyine byose, arangije nigira nkaho headquarter ndahazi. Ndavuga ati headquarter, harya headquarter ni hehe? Atangira kunsobanurira, ariko uriya murenge wa Kimihurura kiri umurenge RIB itarahaba, nge nari ntuye munsi yawo kuva muri 1999. Kuri ntabwo kuhansobanurira, nabaye nkakavukira imyaka ingahe, Kigali ni myinshi. Nuko nari nambwa ati okay, ntacyo reka mbanze nshake umwunganizi mu mategeko ndaza. Gusa ngo ngera banjambwa ati ntago ari ngombwa umwunganizi, ngo turakubaza nk'iminota 15. Mu by'ukuri bariye RIB yo barimo baraguhamagara ugira ngo ni intama, ariko iyo ugezeyo nibwo ubona ko ibyo wakinishaga ari ibibazo. Nge rero urumva nayo imaze kubamenyera nk'umuntu wari umushoferi wa cyuma, kenshi twajyanagayo nkaganira n'abahamagaye muri ubwo buryo ibibazo bahura nabyo. Witwa Rashid Buzine ko yitabye yitwaje kamambiri na korogati n'uburoso, mbese nagiye mbona amakuru yaho, mbona ko atari ahantu ho kugenda uvuga kuri bugaruke, kabone niyo umutima wawe ntacyo wabugushinja, si ahantu ho kwizerwa. Ndambwira ati okay, reka mbanze nshake umwunganizi mu mategeko. Ngo yangu ntago ari wowe umwunganizi, ngo ni iminota 15 gusa turi bukubaze, ngo ubundi ngo ugaruke. Ntabwo ati iyo minota 15 urayimbaza ndi kumwe n'umwunganizi, kuko imaze kuba kamenyero ko umuntu azaho kuri RIB yizanye mwangiza mukamufunga. None ngo ari cyo umutima wagushinja? Ntabwo ati imaze kuba kamenyero. Sawa, ngo ngo ngaho mushake, ngo none saa 3 n'igice nguzi. Avuga neza rwose. Sawa, ndareba nahise mbwira umugabo ati bashaka kumfunga. Ni gutekereza ya nama ya 11. Umugabo ati bashaka kumfunga, ariko nabo ati rero aba bagabo imikorere yabo bahita baza no gusaka. Hari ibipapuro nari mfite na passport, ibyangombwa byo ntabwo biba mu rugo, nari nabijyanye kera, nari rero umuntu abijyana muri Kenya. Nuko ubwo papuro ndabifata by'amajyana agaciro ni iki, mpita mpamagara umuntu aramya ngo ndi kuri tennis. Sawa, reka nze ngusangeyo. Musangayo, ndambwira ati akira ibi byangombwa ni passport yanjye, genda ubibike, n'ubundi nzi ko ugiye kujya hanze, n'ugishaka kugenda uzanabijyane uko biri kose, ni muri Afurika, nzaguhamagara ubinzanire cyangwa ubinyoreze mu buryo bwo aribwo bwose. Sawa, ndambwira ati rero ngiye gufungwa, RIB yampamagaye saa 3 n'igice ngomba kuyitaba, ariko ntabwo nari kujyayo. Nuko ndaza inyura noneho Kangondo,
ngenda ndeba ariko ku muhanda ujya Kibagabaga ngenda ndeba uburyo hagoswe nsanga babubatse amashitingi hari kwa John ku mashuri yo gushyiramo abantu bari bo kansorenge kuko bari biteguye ibintu byose bari bazanye za ambulance bazanye iki mbese abapolisi bitwaje impuza bari bazi ko Kangondo bashobora kurwana polisi baje bikamufuye bafite ingabo zo gukinga intuza bafite imbunda zirasa zirasa ibyuka iryana ndetse n'amakuru nari mfite nuko ngo hari aho bari bashyize imbunda y'umusada nuko ndangije cyose ndareba mpita ntambika hurya Kibagabaga mpita nsanga abaturage nyine babandi bahunze iwabo baraye aho ngaho nsanga niho bari ndareba nuko bahita bananyumvisha bimwe mu byo nge ntarinzi nyine amajwi ya drone igiye mvuga ngo umuturage wese ngo najye ku kagari ajyanye ibyangombwa ngo tumufashe kwimuka kandi ubwo nta muntu wari wemeye gucuruza inzara yatumye abaturage bajya ku kagari gusinya no kwimurwa mu buryo bunyanyije n'amategeko kubw'inzara mutagira ngo abo mwabajyanye kubera ko babikunze nta n'uri mu Busanza kubera ko abikunze cyakora ntabwo mbizi ariko igihe kizabigaragaza nuko ubwo byose ndareba ndavuga ati nanjye ribu yampamagaye barambwira ati Jado ntujye ndavuga ati ariko ntabwo babazi icyo ntekereza saa 3:30 zigeze ubwanjye n'igihe bahamagariye Leonard ndavuga ati rero nabuze umunyamategeko nasanze agiye mu kazi arankanga ngo ariko ngo kate umunyamategeko dushaka kari wowe ngo waje ndavuga ati ariko wemera ko itegeko rimpa uburenganzira bwo kuza hewanyu mfite umwunganizi ngo ndabyemera nuko rero ntabwo nshobora kuza hewanyu ntafite umwunganizi ko kamenyero kanyu ko gufunga umuntu yaje yizanye mwamuhamagaye kamaze kukurambirana sawa ngo nguraza ryari ntabwo uyu munsi ndibuzi uzaza ryari ntabwo ati nzaza ku wa mbere ngo ahita yibaja kuri telefone ngo none ni ku wa kangahe ntabwo ati ni ku wa 4 ngo ejo ni ku wa 5 ngoke ariko mpita numva ko ari umugambi mubi bari bafite mburijemo kuko hari ukuntu umuntu muvugana imvugo ye n'igisubizo umuha gitandukanye n'icyo yarategereje ugahita ubyumva sawa ndamwihorera none ku wa 5 nibwo nahamagaye mete ndamuteguza muhana nimero z'uwo mu ribu ya majwi namufashe nahise nyabitsa abanyamakuru ntabwo ati amajwi muyambekere nuko kubera ko n'ubundi telefone nari nzi ko ngomba kujya bakazijya gute bakazijyana sawa ndangije umunyamategeko aramwe ngo tuzajyayo ku wa mbere kuri 18 ku wa mbere hageze metero amwe ngo tuzajyaho saa 8 ntabwo ati ko n'ubundi ko tutumvikanye isaha se ntacyo ubwo saa 8 zigeze metero amuhamagaye ngo ari noneho Leonard ngo ariko umugabo arasuzugura ngo ariko ngo abona ko ari we dukorera wenyine none se ngewe kumpamagara uwo munsi mugashaka ko mpita nza mubona nta rugo nari mfite kuki se mwumva ko mutaha umuntu igihe nawe ngo abanze yagire nuko ubwo twagiye bukiye kwa kabiri saa 4 ngezeyo rero ndi kukubwira hari n'ahandi navuze ngo mu Rwanda uvuga ibitagenda bakajya gushaka ibyaha urabona ko ribu n'iki kiganiro turimo turakorana bazagenda bakurikirana buri jambo nyamara wasenye Kangondo arakidegembya uburubingi samujyanye mu burasirazuba yabaye gavana muri make baramuhembye kandi yagakwiye kujya amageragere Umwenegihugu Official TV Umwenegihugu Official TV umuyoboro ukugezaho ibiganiro ubusesenguzi amakuru n'ibindi urifuza kuduha ikiganiro kuduha amakuru cyangwa gukorerwa ubuvugizi twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 93 44 08 Umwenegihugu Official TV nuwanjye nuwawe nuwacu